Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane, bavandimwe, bene data, amahoro y'Imana, amahoro Yesu atanga, atagira akagero, atarondoreka, nabane namwe. Ni kuri Maranatha rero, twongeye kugaruka muri uyu munsi udasanzwe Uwiteka Imana yatugabije ngo tubemo, kandi tugarukanye imigabo n'imigambi mishya yo gukorera Imana, yo kwicisha bugufi, yo kwiyinira, yo kubana n'Imana tukaba abana bayo, nayo ikatubera umubyeyi. Uyu ni umunsi wa kane rero w'igisibo. Ijambo ry'umunsi ni ukwihana by'ukuri, bitwigisha gushishimura imitima yacu. Nimushishimure imitima yanyu, cyangwa se nimutanyure imyenda yanyu. Iri jambo turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli, ibice 2, ni umurongo wa 13, ariko reka tubanze duhere kwa 12, twumve icyo Uwiteka avugana natwe. Haranditse ngo, Uwiteka aravuga ati, ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose, mwiyirize ubusa, murire muboroge. Imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe, yuzuwe n'imbabazi, ntihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi, kandi yitangira kuzana ikibi. Haleluya, haleluya. Imana yacu iravuze ngo mutanyure imitima yanyu. Imana ni urukundo. Ongera usuzume umutima wawe, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Numara gusuzuma umutima wawe, uraza gushyikira ubwiza bw'Imana. Ibi bisobanuye ko rero Imana idashaka amarira yo ku maso gusa, ishaka umutima uhindutse. Haleluya. Ese iyo Imana ivuze ngo mutanyure imitima yanyu, biba bishatse gusobanura iki? Mutanyure imitima yanyu, mwe gushishimura imyenda. Kera mu Isiraheli bari bafite akamenyero ko gushishimura imyenda iyo habaga hari ikitagenda. Ibyo rero Imana ibibona ko babikora kugira ngo abantu babone ko hari icyabaye gusa, bababaye inyuma, bashishimuye umwenda, ariko imbere mu mutima bitarimo. Niyo mpamvu yabandikira avuga iti, mutanyure imitima, mwikongera kunyereka ko mwatanyuye imyenda. Ibyo gutanyura imyenda ntago bigezweho, nta n'icyo bimpa, nta n'agaciro bimpereza, ahubwo mu mutima niho nkeneye. Yego, ibyo byakorwaga kubwo kwerekana agahinda. Uyu munsi rero Imana si byo ikeneye, ahubwo icyo ikeneye ni ukwicisha bugufi by'ukuri, kubabazwa n'icyaha wakoze kikakuriza, guhindura umutima n'inzira, kuva mu kamenyero, kuva mu bya kamere n'akarande. Ni ukuvuga ko Imana itifuza ibikorwa byo hanze gusa, ahubwo ishaka umutima wahindutse, umutima wihannye, umutima unezeza Imana. Imana ikintu yabikoreye, abantu benshi
bajya baza barira bavuga bati Imana itubabarire rwose ntabwo tuzasubira muri iki cyaha, ariko ejo wajya kubona ukabona basubiyemo, noneho bivuruguse, babaye ukundi kuntu. Abandi baravuga ngo mbabarira mwami, ariko bakomeza kugenda mu nzira nk'iyo bagendagamo, ukabona nta cyahindutse. Kwihana si emosiyo, si ukurira, si ukugaragaza ko ubabaye, oya, ntabwo dukeneye kubibona inyuma, dukeneye kubona icyo bita guhinduka, taransiforomasiyo, impinduka zo mu mutima. Niba wari mu mwijima ukawusohokamo, niba wari mu byaha ukabireka, ugahinduka rwose. Kandi abantu bajya bareba, tujya tureba tukitegereza, umuntu wahindutse by'ukuri turamureba tukabimenya. Hari ibyo bita impano z'umwuka, hari impano y'ubugenzuzi, iyo ikora mu kureba koko niba umuntu ibyo avuga bihuye n'ibyo akora. Reka turebe ingero z'aba bagabo babiri babaye abami, uwitwa Sawuli n'uwitwa Dawidi. Sawuli yakoze icyaha, aravuga ati, abwira Samweli ati nakoze icyaha, ariko unyubahishe imbere y'abantu. Yarahangayikishijwe n'abantu kurusha uko yahangayikishwa n'uko Imana imubona. Yahangayikishijwe n'uko abantu bari bubyumve, bari bubibone, hanyuma ntiyababazwa n'uko Imana iri mu ijuru iri kubibona. Imana yacu ijya itwigisha icyo gukora. Icyubahiro cy'isi kirashira, ariko kubaha Imana bizana icyubahiro n'umugisha ndetse no kurama. Ariko se reka turebe noneho Dawidi we byari bimeze gute? Yaravuze ati, Mana ndemamo umutima utunganye. Ntiyarebye icyubahiro cye, yarebye umutima we. Tukiri aha, ubasha kwisuzuma ukamenya igice uherereyeho muri ibi bice uko ari bibiri. Igice cya Sawuli uvuga ati nyubahisha imbere y'abantu, n'igice cya Dawidi utitaye ku bantu, ahubwo uri kuvuga ati ndemamo umutima uca bugufi. Reka tubirebe muri Zaburi ya 51, ubwo Dawidi yari amaze gukora icyaha, Imana imutumyeho Natani imushinja icyaha cy'ubusambanyi, asambana na muka Uriya Batisheba, hanyuma akicisha Uriya. Reka twumve Dawidi uburyo yabigenje. Haranditse ngo, Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye. Unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze icyangwa n'amaso yawe. Byabereye bityo kugira ngo uboneke ko ukiranuka nuvuga, kandi uboneke ko uboneye nuca urubanza. Dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Dore ushaka ukuri ko mu mutima, mu mutima hataboneka uzahamenyesha ubwenge. Unyejeshe ezobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndushe urubura. Unyumvishe umunezero n'ibyishimo, kugira ngo amagufa navunnye yishime. Hisha amaso yanjye ibyaha byanjye,
usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Mana, undememo umutima wera, unsubizemo umutima ukomeye. Ntunte kure yo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera. Unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe. Unkomereshe umutima wemera, nibwo nzigisha inzira abacumura. Abanyabyaha baguhindukirire. Mana, niwe Mana y'agakiza kanjye. Unkize urubanza rw'inyama y'umuntu, nibwo ururimi rwanjye ruzaririmba cyane gukiranuka kwawe. Mwami, bumbura iminwa yanjye, nibwo akanwa kanjye kazerekana ishimwe ryawe. Nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye, ntunezererwe ibitambo byokeje. Ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse, umutima umenetse ushenjaguwe. Mana, ntuzawusuzugura. Ugirire neza Siyoni nk'uko uhishimira. Wubake inkike z'i Yerusalemu, nibwo uzishimira ibitambo by'abakiranutsi. N'ibyo bitambo byokeje n'ibitwitswe, nibwo bazatamba amapfizi ku gicaniro cyawe. Imana yacu ishimwe cyane. Iyi zaburi iratwereka umwanya Dawidi yafashe arimo abwira umutima, abwira Imana, yicuza, yihana, arimo ahinduka. Yego, ese urabona atari icyaha cyihishe? Hari akamenyero uzi ko kagusubiraho buri munsi, kakagusubiza inyuma. Hari umubano uzi ko utagushimisha kandi ntushimishe Imana. Uyu munsi si uwo kwigisha nk'aho byose ari byiza. Ni umunsi wo guhinduka. Ni uguhinduka. Iki gihe turimo ni igihe cyo guhinduka, kugenzura, kwigenzura, umuntu akamenya ibyo akwiriye guhindura. Natani amaze kubwira Dawidi, Dawidi ahita yumva atewe nk'inkota mu mutima, atangira kumva icyaha cye ko yagomeye Imana, atangira gushaka inzira yo kugira ngo yiyunge n'Imana. Iyi minsi rero y'igisibo ni iminsi yo guhinduka. Igisibo si ukwiyiriza gusa, ni ukwiyima icyaha, noneho iyirize no mu byaha. Iyirize gukora icyaha mbese. Uvuga uti wacyahawe, rwose ndagusezereye, ndakwiyirije. Ntabyo byakunda da. Imana kandi yagushyigikira. Imana itugirire neza. Ese mu byo umaze kumva byose, ijambo ry'Imana umaze kumva, uri kumva hari aho ukeneye guhinduka? Hari icyo ukeneye guhindura? Ese ukeneye kwihana nk'uko Dawidi atitaye ku cyubahiro cye, akavuga ati yego nasambanye ndangije ndanica, ariko Mana unkize inyama y'umuntu. Ndetse aranabyandika kugira ngo bibere isomo umuntu wese uzagerageza gukora nabi, gusambana, akica. Imana itugarukeho n'ibindi byaha bigendana nabyo. Niba rero wumva hari ikikurega, reka ufate ku mutima wawe. Fata ku mutima wawe, wiyinire, dusengane Imana, tuyinginge Imana. Mana, Mwami Imana yacu, sinshaka kugaragara nk'umukiranutsi hanze gusa. Sinshaka kugaragara ku izina. Sinshaka kugaragara ku munwa. Sinshaka kugaragara inyuma, umutima warabaye umukara. Ndashaka umutima mushya. Waratubwiye muri Ezekiyeli
ngo uzaduha imitima mishya, uzadukuramo imitima y'ibuye, udushyiremo umutima w'inyama, ngo kandi uzadusukaho umwuka wawe wera, ngo kandi icyo gihe tuzaba duhindutse rwose. Nkura mu byangwa n'amaso yawe, nkura mu binjyana kure yawe, mpindurira umutima, mpindurira icyerekezo, shyira ukuri mu mutima wanjye, njye ngendana ukuri ko mu mutima, mu bikorwa byanjye shyiramo ukuri, shyiramo ineza, shyiramo urukundo, mpindura rwose umutima wanjye ndawuguhaye ngo abe ari wowe uwucunga. Nkorera control mwami Imana yacu, nkorera igenzura kugira ngo umenyeshe n'ibyo nibwira ko ari byiza niba ubona ari bibi. Mana ihoraho, Mana isumba byose, ibyo nizeye ko umbabarira byose kandi ukirengagiza byose. Ijambo ryawe rirambwira ngo hahirwa uwababariye ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Turagusabye ngo utubabarire, utugenzereze utyo, kandi tubigusabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bavandimwe, nimwemere mutanyure imitima kurusha imyambaro mwambaye. Murakoze. Imana y'amahoro ibane namwe rwose.